Mwaramutse Yesu ashimwe, turi kuri gusenga Mame Ebenezer. Karibu dushyire Yesu hejuru. Igitondo cyiza kandi ahantu uri Shalom, igihugu cyose uherereyemo, ramburira Imana amaboko, umwami yubahwe, Kristo yamamare. Njye muri kumva ni Mame Ebenezer kuri mikoro. Imana ihabwe icyubahiro. Amena. Reka turirimbe indirimbo ya 28 mu gakiza, igitero cya gatatu. Nicyo turirimba gusa. Indirimbo ya 28 mu gakiza, igitero cya gatatu. Haravuga ngo, kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi, iyo twizeye amagambo ye uko yayatubwiye. Ku musaraba haturuka iriba rimara inyota, twahanywereye amazi meza, amazi y'ubugingo. Ku musaraba haturuka iriba rimara inyota, twahanywereye amazi meza, amazi y'ubugingo. Kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi, iyo twizeye amagambo ye uko yayatubwiye. Ku musaraba haleluya, iriba rimara inyota, twahanywereye amazi meza, amazi y'ubugingo. Ku musaraba haturuka iriba rimara inyota, twahanywereye amazi meza, amazi y'ubugingo. Haleluya. Kwa Yesu dufite ubutware. Reka ubwo butware tubukoreshe, dusengere muri iri jambo. Kadusoma Ibyahishuwe 3:8. Ibyahishuwe 3:8 haravuga ngo, nzi imirimo yawe, dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye, kandi ntawe ubasha kurukinga. Kuko ufite imbaraga nke, nyamara ukitondera ijambo ryanjye, ntiwihakane izina ryanjye. Amen. Dore nzi imirimo yawe. Imana izi imirimo dukora. Imana irazi, ntacyo wayihisha. Irazi ko ukora ibyiza cyangwa se ibibi. Imana irazi ko ibyo ukora bikorera mu rukundo cyangwa se bikorera mu manyanga, mu binyoma, mu buhemu, mu buryarya, mu kwiyoberanya, mu kugira ngo unezeze abantu aho kunezeza Imana. Imana irabizi, ariko yavuze ngo nzi imirimo yawe. Hari imirimo yacu Imana izi. Irazi ko twayikoze mu rukundo, irazi ko twayikoze n'umutima wacu yose. Ngo dore nshyize imbere, nicyo cyatumye Imana ivuga ngo dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye, ntawe ubasha kurukinga. Haleluya, haleluya. Kuko ufite imbaraga nke, nyamara ukitondera ijambo ryanjye, ntiwihakane izina ryanjye. Imana ishimwe. Imana yibuka imirimo. Imana ijya yibuka imirimo bavandi. Imana ijya yibuka imirimo nshuti z'umusaraba dufatanije urugendo. Imana ijya yibuka imirimo banyamasengesho. Imana ijya yibuka imirimo babyeyi. Imana ijya yibuka imirimo bana b'Imana. Imana ijya yibuka imirimo bakundwa. Imana ijya yibuka imirimo. Nzi imirimo yawe, dore nshyize urugi imbere yawe rukinguye. Ndashima Yesu, iki gitondo dushyiriyeho urugi rukinguye. Hari igihe twari tumaze iminsi imbere y'urugi rukinze. Hari ibyo byari bihagaze imbere yacu bikinze. Hari naho tutari tuzi aho urugi ruri, ariko ni Imana ishyizeho urugi rukinguye. Ntawe ubasha kurukinga. Hano haranejeje, kandi ntawe ubasha kurukinga. Imana yubahwe. Ngo kuko ufite imbaraga nke, nyamara ukitondera ijambo ryawe. Kwitondera ijambo ry'Imana ntako bisa. Ntiwihakane izina ryanjye. Ibyo turi gucamo, ntitwihakane izina ry'Imana. Ni Imana yazanye inzugi zifunguye kugira ngo izishyire imbere yacu. Aho tutabonaga inzira, bisobanura ngo tutabona inzira,
habonetse inzira. Ibitakundaga birakunze kandi ntawe uzongera kubyivangamo. Haleluya! Ubu butabazi Imana izanye nta muntu uri bubwivangemo kuko ntibikunda, kandi ntawe uzongera kurukinga, ntawe ubasha kurukinga. Umwami ashimwe. Reka dusenga Imana. Haleluya! Turagushima Mana. Indirimbo yatangiye ivuga ngo kwa Yesu dufite ubutware. Turagushimiye Yesu, dufite ndetse n'ubushobozi iyo twizeye amagambo yawe uko wayatubwiye. Aya magambo turayizeye kuko yatubwiye Mwami. Warebye imirimo yacu, nushimwe. Uratwibutse, nuhimbazwe. Ushyize urugi rukinguye. Haleluya! Haleluya! N'urugi wazanye. Hari igihe twari tumaze igihe imbere y'ibyugi bikinze, hari igihe twari tumaze igihe imbere y'urugi biriho bariyeri, hari igihe twari tumaze imbere y'inzugi baranze ko dutambuka, hari igihe twari tumaze imbere y'inzugi zirimo amaserire, zirimo amakode, zirimo amagufuri, hari igihe twari tumaze imbere y'inzugi tutazi uko twahinjira, ariko wazanye inzugi zifunguye. Haleluya! Bivuga ngo iki ni igihe cyo kugirirwa neza nawe Mwami. Iki ni igitondo cyo gutambuka, iki ni igitondo cyo kwemerwa, iki ni igitondo cyo kubona inzira, iki ni igitondo cyo kubona umuryango aho twinjira, aho dupfumurira, aho tujya, cyo gukomeza. Iki ni igitondo cyo kugira ngo tujye ku misozi yacu y'amasezerano. Mushyize urugi imbere yawe rukinguye, ntawe ubasha kurukinga. Ndagushimiye Mana. Iyi miryango wazanye ko ntawe uzongera kuyikinga. Hari igihe watugiriye neza, imiryango irafunga, abantu barayifunga, ibindi biratwitambika, ariko iyi ngiyi wazanye kuri iyi nshuro, aya mahirwe utuzaniye kuri iyi nshuro, ntawe uzongera kuyafunga. Ntawe, ni ibintu duhaye ngo tunezeze. Ni ihumure ry'iki gitondo, nuko ntawe ubasha gukinga. Wakinguye ninde wakinga? Nubwo waraturebye Mana, ubona dufite imbaraga nke, ubona gusenga kwacu dufite Mwami, ubona imitima yacu Mwami, ariko ukareba mu mitima yacu ukabona nubwo dufite imbaraga nke, nubwo imibiri yacu ifite intege nke, nubwo amaboko yacu afite intege nke, ureba imitima yacu usanga twitondera ijambo ryawe, usanga dukunda ijambo ryawe Mwami, usanga ntitwigeze twihakana izina ryawe. Nubwo turi guca mu muriro, nubwo turi guca muri byinshi, usanga twagumye kuko ibyiringiro byacu twabisize muri wowe Mana. Ndagushimiye iki gitondo kuzanye iyindi miryango ngo twinjire Mwami. Ndagushimiye muri iki gitondo kushyizeho indi direction Mwami. Handi twari twaratindiye kutwakuye uhadukuye, handi twari turuhiye turindire ko ibyugi bikinguka kubikuyeho, ahubwo wowe wishyiriyeho ibyawe Yesu. Ngo kwa Yesu dufite ubutware, uduhesheje ubundi butware, uduhesheje ubundi bushobozi, utugiriye neza ngo dufite ubushobozi, dufite ubutware. Ngiyo twizeye amagambo yawe, amagambo turayizeye, turayakiriye uko wayatubwiye. Haleluya! Ku musaraba haturuka iriba ryiza. Uduhaye imiryango myiza Mana, uduhaye ubundi buryo Mana, uduhaye ubundi butabazi Mwami, uduhaye ukundi kwemerwa Mwami, uduhaye izindi nzira Mwami, uduhaye kugera ahandi hantu Mwami, ushyizeho ibindi bishya. Ndagushima iki gitondo Mwami. Uyu munsi ushyize inzugi zikinguye imbere yacu. Urakoze Mwami kuri buri saha y'uyu munsi. Ushyizeho inzugi zikinguye muri iki cyumweru Mana, ushyizeho inzugi zikinguye mu buzima bwacu Mwami, ushyizeho inzugi zikinguye. Ndagushimiye Yesu. Urakoze Mwami kudushyiriraho izindi nzugi. Urakoze Mwami kudukingurira indi miryango, kuduhinda faveur, ubundi buntu. Urakoze Yesu kudukuye ahandi twari turuhiye, ukaba utwinjije ahandi hazima heza hatazongera no gukingwa n'umwana w'umuntu n'undi muntu wese n'ikindi kintu cyose. Ni umva hoya, kubera ko we wiyizi, hari itegeko ryawe ryamanutse. Urakoze Yesu ko ku musaraba tuhabonera indi miryango. Urakoze Yesu kubidukoreye. Icyubahiro kibi cyawe uyu munsi bimenyekane, Uwiteka dushyireho indi miryango. Uyu munsi twakira impundu, twinjira muri ahangaha wadukinguriye. Amaso yacu abona imiryango udushyiriyeho Mwami, amaboko yacu abona imiryango udushyiriyeho, amaguru yacu abona imiryango udushyiriyeho, tuyinyuremo Mwami Yesu, tubibone, tubyinjiremo, tubibemo nk'uko wabigambiriye. Abari kubisohoza, abari ko biba
kubw'icyubahiro cyawe mwami. Urakoze Yesu, ndaguhimbaje none n'iteka ryose. Haleluya, haleluya. Uyu munsi ibitava kuri wowe ibyo byose biveho, ahubwo hakore wowe ineza yawe wazanye yo gushyiraho inzugi zikinguye ku mazina yacu mu buzima bwacu. Haleluya. Asante papa. Amen, amen. Imana ishimwe. Umunsi mwiza. Yesu abagirira ubuntu. Wibuke gukora subscribe kandi ukore na share, ugira abo byukije basenge. Shalom.